umugabo yazanye abana ahangaha undebere, uno mugabo yazanye abana abashyira no ku muhanda avuga ati basheri banjye nindaje gatoya, hari ahantu ngiye nyine ngiye kubazanira utuntu twa surprise ubundi mbatunguro sibyo. Ati rwose nimurire nimusakuriza abantu, ati ni iminota mike cyane mwebwe munyihanganire, ati haro nshaka gukora birthday kandi nta numwe ubyibuka, ndabizi neza ko mwese mutaza amatariki yanjye kandi nde mbazanire keke ariko ntago muramenya ngo ninde ndi butungure. Ese ninde agira ufona ninde ndi butungure? Reka nze gatamba kuri ka surprise ubundi twite tugenda. Uti mwebwe icyo mukora nimurire nimusakuriza abantu. Ati ndaje. Uti rero nimusakuze, utireka nse gato rwose gende mbazanire gift yanyu ngiye kubazanira nyine kuri uno munsi. Umwana yateruye mugenzi we nyine yizeye papa ye, nawe urabizi bumva ko papa ataguye mukira, bano bana mama wabo nawe bagira, mama wabo yarapfuye. Uno mugabo yafashe uriya mwana mukuru amuhambira mu maso ndetse anamushyiraho ibuye nyine, urabona yuko nubwo yashobora kuba nibura avuga ati reka ngende ntago byakunda. Umwana niko agiye ibuye riramukurura rwose, ateruye musaza we, urabona yuko rwose ntago bafite uburyo bwo kuba bagendamo. Yatangiye guhamagara ati papa uko hamagara niko imodoka igenda ibasatira, niko imodoka iri kugenda ibegera. Ese no modoka iri buze kubagonga? Wowe uze kureba ino filime ntuze gucikwa, ni iminota mike cyane ubundi ugasobanukirwa byinshi ndetse ukanatoramo n'inyigisho ziba zirimo ahangaha. Abana bararize, umwana akarira n'undi akarira ahamagara ati papa, ariko kubw'amahirwe imodoka niyabagonze. Baraje ahangaha nyine bibera abana bagenda basabiriza, babandi bagenda batoragura nyine. Harateruye musaza we naho kuba bagifite, papa yarabataye, mama wabo yarapfuye. Umwana yaraje ahangaha avuga ati rero muvandimwe wanjye bawiryamiye ahangaha rwose kuko nta hantu dufite ho kujya, n'inzara nayo urabona yuko imeze nabi. Arambwira ati bawiryamiye ahangaha cyane cyanjye, ati ndaje gato yanjye gushakira amata yo kunywa. Ese ngo uri kubwira musaza we ngo amushakire amata yo kunywa, amata ari buyakure? Ese ni iki yizeye? Ko twabonye ko nta mafaranga afite, ko twabonye ko ari abo ku muhanda. Amafaranga arakura kugira ngo abe yabasha kuzanira uno mwana amata. Ambwira ati inzara ikumere nabi cyane ariko nyihanganire gatoya ngende njye kuzana amata, nibura ndebe yuko iminsi yaba yisunika wenda hari ikintu Imana yazakora. Ati nurire rwose unyihanganire. Akana kari kasinze nyine kasinzirijwe n'inzara, ariko aramubwira ati we nyihanganire gusa, ati ngende ndebe yuko nakubonera amata. Yafashe akana mushyira mu maso kugira nibura arebe yuko kamukikira izuba, kamukingiriza izuba nyine izuba niribe ryamugeraho. Arangije aravuga ati kanshakishe nyine nk'umuntu mukuru ndebe yuko umuvandimwe wanjye yabona amata. Nuko nguko yagiye. Ese uno mwana agiye kuyakura he? Ni he yizeye no mata yayabona? Yagiye yirukanka avuga ati ndaje rwose sindi bunagutindire pe, ngiye ntago nakora amakosa nk'aho papa akoze yo kuduta ngo nawe ngute. Arangije nuko nguko uno mwana yaje ahangaha yiruka. Urabona yaje muri supermarket aza gahoro, urabona yatangiye kugenda gahoro kugira ngo nyine abantu batamubona, ariko icyo atazi nuko abazi ko ari kwihisha bamubonye. Arangije agenda gahoro azi ngo nabo mubonye. Ibyo nyine bavuga ngo ubu babonwa n'uhagaze. Uno mwana rwose yagendaga azi ngo nta muntu wamubonye. Nyine nibyo bitekerezo bye nibyo by'abana, ariko bari bamaze kumubona nyine kuko ari muri supermarket. Buri muntu wese agenda akarebamo ikintu ashaka yanyiza akishyura, ntawe wabyiteho. Nyine yaje ahangaha abona ahantu hari amata, avuga ati ahangaha uko biri kose araza kumuhaza. Ati icyumweru cyose ahangaha yazayanywa. Yarafashe yumva araremereye, umwana bitura hasi. Muri ako kanya nyiri supermarket yaraje ahangaha aravuga ati ariko uwo ninde urimo konona ibintu, ko numva ibintu biri kugwa hasi? Uwo ninde uri konona ibintu? Aje abwa customer ati nyihanganira gatoya mbanze ngende ndebe uwo muntu urimo kwangiza ibintu, nasanga binahenze ibyo arimo kwangiza. Araza ahangaha azagenda areba nyine areba, urabizi abari mu tajeri twinshi ahantu henshi nyine umuntu ashobora no kuba yanyurana n'undi. Arangije ahangaha nyine aza kwitegereza ninde uri gukora ibi bintu. Uwo mwana akimara kumwumva yarikanze. Uyu nguyu yaje ahangaha amwegera cyane rwose, aramubwira ati n'ibiki urimo gutura hasi, ko numva ibintu urimo kubitura hasi wabimaze, byangiza uraza kubyishyura.
wowe ufite amafaranga yo kuza kuba wakishyura ibintu byose uri bumenanga uyu mwambwiye ati rwose mbabarira ndakwinginze ntabwo nabishakaga uyu mwambwiye ati sawa rero reka nigiye muri gahunda zanjye ubwo nihagira ikintu cyangirika ni akazi kawe iwanyu bazabyishyura njyewe nta kintu n'iki na kimwe nitayeho niba utazi gufata neza ibintu icyo ari cyo cyose ugomba kukishyura icyo wangije waba wacyangije waba ukijyanye buri kimwe cyose ukuyemo ahangaha turakikubaraho uyu mwana avuga ati mana yanjye we uti bari bamfasha ati kari kabaye ati ubuse yamfata nari bukora iki yavuze ahangaha rwose ayagaya ari buze kudukorera ayagaya ndabizi neza ari buze gufasha umuvandimwe wanjye anywe aravuga ati reka ngenda ahubwo vuba bataza no kumfata bataza no kumfatana n'ibindi akigera ahangaha agiye gusohoka yararebye neza abona hari ahantu hari imigati abona nyine harimo ibintu byinshi umwana avuga ati ati si ubu nkora iki koko ariko abona n'undi customer ufite amata nyine aravuga ati aha atangaye reka nyatwara ahubwo bareke no kunyishyuza noneho njye ntwara ayangaya ndeke no kwiba uyu nguyu ugiye kwishyura nyine yihangane yagiye afata ishashi afata n'imakasi nyine akataho gatoya ndebera uno mwana ukuntu ari n'umunyabwenge hari n'umuntu mukuru wanareba ibingibi ariko nawe yanashobora no kuba yagira ubwo bwenge umwana afashe ishashi arangije atega avuga ati mana mfashe nibamfate mana unabare mana ndakwinginze uyu ngo ataza guhinduka akaba yambona atumfashe ndagusabye akomeza ashyiraho amata agenda yividurira mu ishashi ariko customer icyo atazi nuko amata ye bayatwaye ndetse nta nubwo abyitayeho ahubwo afite ibindi yari yibereyemo uno mwana angisha ibyo akora arigendera yaranagiye avuga ati uno musekirite ataza kundaburiza ati mana nyagasani reka nshakisha ahandi hantu nyura nta nubwo uno musekirite rwose yigeze amubona wa mukasitoma agiye kwishyura azamuye agashashi agiye gutanga nyine n'ibindi amaze kugura azamuye agashashi abona amata yinjira avuga ati we hano ngaha ko mwamangitse ibise nibyo mujya mukora ino supermarket yanyu nuko usibigenza ati mu ndebe njye nafashe ishashi mbona ari nzima none amashashi yanyu yaratubutse uyu ngambwa ati umva we ibyo ntabwo wabitubwira ahangaha none hari uwayigufatiye so wajya ukayitoreramo ati siwe wajya ugatoranya amashashi yose arangaho ugatoramo iyo ngiyo aturayishyura Anije avuga ati cyanga ukakana niko kabijyanye ungamuse katsoke ndeye kwa mwana atari bubikoza atabwo wa mungani abasesekita ati sekri na mwana ubonye mutakwara ari mangaha ntago yaba ariyo wibye mata customer ati ubungubu nawe waba wabonye ko ari bwe gisoko ngambwa ati ati umwana se kandi umeze ute ambwa ati ni umwana mugufi ya ufite imisatsi nyine ubona ijagaraye ariko nyine yararanga nona atabwo gendure yuko wamubona ati rwose mukuri cyane turebe yuko uri mwana dushaka kuba twamubona kuko yamutse aducize se urumva twabwira iki customer ngambwa ati nta kibazo rwose ibyo biri mu kazi kanje ngambwa ati ahubwo ushobora gufata uri muhanda w'imbere ushobora no kuba wamubona ati wowe mukurikire ngambwa ati mabuja reka tujyane kwako ni wowe uzi uwo mwana nuko nko bagiye customer sigaranga avuga ati rwose mumubone cyane mumubone njyamata nayo nishyura baraje baza biruka nyine bakurikiye wa mwana ariko wa mwana we yaraje avuga ati umunsi rwose iyaho ry'uyu munsi irabonetse yaje atangira kwiririmbira avuga ati byuka mwana wanjye amasaha yagiye mama wawe yaje atakozaniye amata ati none uwo mwana wanjye ano mata uzayankwezi ati urabona ukuntu ari menshi umwana atangira rwose kwishima amubwira utugambo twiza avuga ati byuka kana kanjye uti mama yaje ati byuka ngo yibere ari kumuririmbira amuririmbira icyo atazi nuko hari abamukuriye muri ako kanya hari abaje sekirite na undi wa nyiri supermarket banyishe baramubona avuga ati aha ati nguriya ati n'uyu nguyu rwose ati rwose genda ati uhita umufata kandi umugwe gitumo ati burasara amata agiye kuyakoresha icyara cyangwa agiye kuyasukamo hariya kwangiza gusa anije amuga ati ariko reka tugende gahoro turebe ikintu agiye kuyakoresha duceceke baraje hano ngaha barahengereza barebye babona nyine ari kuririmba ari kuvuga ati baby Jesus I love you ariko ari kuririmbira nyine kano kana akabwa ati rero byuka kanguka amata yaje ati rwose wigira ubwoba inzara y'uno munsi wayikize ari kuririmba nyine kano kana bano barikanze
barikanga rwose arije ambwira ati mana nyange ati uno mwana koko ati n'ubu buzima abayemo ati Yesu we ati ahubwo se wowe abaye ari wowe umuwazi uje gufata uno mwana ngo yakwibye ugasanga ari gukora bino ngiba ari gukora mu by'ukuri we waba ugimufashe cyangwa waba ugiye kumufasha undebere reka tuze kureba amaherezo ese bano bantu biraza kurangira gute uyu nguyu yambwiye ati rero uno mwana akwiye gufashwa ntabwo uno mwana twamufata uyu nguyu aravuga ati yego rwose reka ngende mbaganirize numve impamvu barangaha menya ijambo ati wowe genda ujye kuri supermarket hatagira n'ikintu kiza kwangirika uno mukobwa yakomeje rwose agenda abegera asa gahoro nyine kujya akomeza arebe anitegereze neza arangije icyo atazi no mwana nuko inyuma ye hari umuntu bamukozeho mwana arikanga umwana amaze kwikanga avuga ati marange no baramfunga arangije avuga ati Yesu we arebye neza abona ni wa wundi wa supermarket arambwira ati ndakwinginze mbabarira none no munsi ntabwo nzongera kwiba uti rwose n'amatare kanze basi reka nkureho duke yamuhereze none hayandi basi nyazane umwamwe ati soke nta kibazo rwose ahubwo icara unganirize neza nese kubeki muri ahangaha none kuki ari wowe n'uno mwana muri hano mwenyine nago mugira iwanyu ese nago mujyana umutaha no mwana ambwira ati papa aradutaye mama wacu yarapfuye no mpamvu rero turangaha kuko papa dutaye ku muhanda nyine nago twibuka iwacu yaruteye ku muhanda arigendera ayanziritse mu maso mbega asigira n'uyu mwana rero nago mfite ahantu ho kujya umwambwe ati ngangwino rero nkujyane mu rugo ugende ube wiga unarye we na musaza wawe nyine mwongere mu babana beza ngo yarishimye avuga ati byose byashoboka we arambwira ati byashoboka cyane rwose muze tugende twibanire nyine ati ngiye mfite inzu nini mfite n'ibintu byinshi muzamukinisha nyine nk'abana mwishime mube ubuzima bwiza aturabyumva urumva atari byo wowe ati se urumva wowe bitakugwa neza mukava ahangaha busa n'imvura kunyagira ati yego rwose nanjye nuko ndi kubyumva aramwira kandi umura nzakubera mama wawe nzakubera umubyeyi mwiza nta kintu n'iki na kimwe uzigera umburana nk'uko uzi wabibwira mama wawe uyu nguyu yarishimye avuga ati uze birashoboka abwira uno mwana amubwira ati rero twabonye mama mushyashya ati ngwino tugende baby ati ngwino tugende rwose ati tubonye mama arangije ahagurutse aramushima amubwira ati urakoze cyane rwose hano twari twamaze igihe tudafite ahantu tujya imvura igwe nyine nangaha tuba turi n'izuba bikatunyagira uno mwana yiboneye umubyeyi byarangiye yiboneye umubyeyi turareba papa w'abana ararangaha nyine yarazanye indi nshoreke aje muri no supermarket baje guhaha wa mwana mubonye hano kuno wa mwana yasigase neza imisatsi bayimukorera yahobeye papa we aravuga ati ati papa wanje papa yitamwishikuza ambwa ati mfi imbere nge nabyara umwana mubusa nkawe ati nge sabwo narabyaye aturambona kuno no mwana niso nagira ati bano bana n'inzererezi birwa bazerera ku muhanda wo babonye wese ngo ni papa wabo umwe mwati papa nago twibuka ko adutaye ku muhanda none ni no kutwihakana koko papa ati bingibi wabikoze ngo ambwa ati sheri koko warabikoze ambwa ati ncyora muna nabyara abana basa gutya koko ati ahubwo se ngewe unyitegereje neza ubona narabyaye se ati nge se ndabyara sindashaka ahubwo no mwana abona nyitanije na papa we ati se ngewe uno mwana twaba twarahuriye hehe arambwira ati sheri twigendere rwose uno mwana nta hantu muzi umubyeyi yihakanye umwana we reka batwereke haciyemo igihe gitoya umugabo yarakennye yanshoreke yaramutaye arakena ku rwego rwo hejuru arangije icyo yakoze yaje ahangaha nyine akajya asaba umuhisi n'umugenzi arangije babandi bari bamuciyeho nyine wa mwana wiwe yaramuciyeho uyu nguyu arambwira ati we kudusabiriza se turakuzi arambwira ati mwana wa ntabwo nzi koko ati ni ngiye papa wawe ati yo ati uzi ko wanakuze ati mwana wanjye wabaye mwiza ati ni ngiye papa wawe ati mwana wanjye rwose ndakwinginze ngambwa ati oya ati ngiye se naba nkuzi hehe ati wowe
urabona umuhisi n'umugenzi ukamwitiranya n'umwana wawe. nawe atangiye kumusubizaho amagambo. papa we yamusubizaga ati njyewe uretse ko ari abana b'inzererezi nyine bo ku muhanda, njyewe urabona nabyara bano bana. nawe niko ari kumusubiza ati njyewe urabona aba papa wanjye inzererezi nk'iyo ngiyo ngiye kaba papa wanjye. ambwira ati oya, ati ntabwo uri papa wanjye. ubwo ambwira ati nyibuka neza, ntabwo wibuka yuko ndi papa wawe. ati regura umwana wanjye rwose, reka nze twongere tubana. n'umwana ambwira ati oya rwose njyewe ntabwo nabana nawe. ati kandi rwose utangera no kunkoraho. abwira n'umugabo ati basi wamunsaba imbabazi akumva yuko ndi papa wiwe. ubwo ambwira ati oya, ati ahubwo reka nigendere mfite izanjye gahunda, tureka nigendere, ntabwo ngiye rwose nabugira umubyeyi umeze nkawe. yambwiye ati twigendere mama, ati twigendere pe. uno mugabo nuko yasiganga nawe yihakanye umwana we. mwabanwe mujye mukora ikintu muzi yuko ejo n'ejo bundi cyakugaruka. icyo wowe ukora ni ukwikorera subscribe, like, share ndetse na comment. nkankomeza nkabazana filimi nziza kandi ziryoshye zirimo inyigisho kandi zinakomeye. nuko ngo turangije filimi yacu, tuyirangisha uno mugabo bimushobeye nyine ari gusabiriza kandi yari umukire.